yemwe aho kwa Esther muraho neza muraho ni karibu umukozi w'Imana amahoro Yesaya karame umukozi w'Imana urahirwa n'umuryango wawe urahirwa na Israeli yose irahirwa amen n'umuryango wawe niho Uwiteka atoranije uzaba umwami w'iki gihugu cyose cya Israeli zanira abahungu bawe bose bamurikire kugira ngo Uwiteka atoranye muzaba umwami Eliyabu umuhungu wanjye Eliyabu karame dawe itaba umukozi w'Imana ni muremure ni mwiza oya ntabwo ari uyu Uwiteka aramugaye ntabwo ari we bigenze gute ntabwo Uwiteka areba nk'abantu ntareba uburanga ntabwo ari igihagararo Uwiteka aramugaye Aminadabu umuhungu wanjye Aminadabu uraho umukozi w'Imana agushaka ntabwo ari uyu Uwiteka nawe aramugaye ntabwo ari uyu rwose Uwiteka ntareba uburanga Yesaya ntareba igihagararo Shama umuhungu wanjye Arabedata umukozi w'Imana aragushaka nawe noneho hanze oya ntabwo ari byo Yesaya ahubwo wowe naba abahungu mfite naba oya ntabwo Uwiteka abeshya Imana yabwiye ngo muri umuryango harimo uzaba umwami wa Israeli uzima ingoma agasimbura Sawuli ari hehe naba abahungu banjye mfite ariko hari akandi mfite yego hari akandi yego hari akandi karakirina niba muzanye ntabwo turi bujye ku meza ataragera hano shama ariko dada duzane ka kandi karagirina narinzi karenje uzaba umwami urabikwiriye data yaranyishyuriye ndiga ariko ngo ntabwo Imana ishimwe yewe Dawidi we Dawidi umukanize muri za ntama zako yewe Dawidi we yewe Dawidi we wasanga yanashonje yasinziriye yewe Dawidi we data arakurumye twagiye data arakurumye Imana ishimwe ushimwe Uwiteka kututabeshya kandi utareba uburanga utareba igihagararo ahubwo uciye bugufi umutima wawe uramwishimira amen ufite Imana ukunda Imana Imana y'ukuri nziza kandi imikorere yayo itandukanye n'iy'abantu imivugire yayo itandukanye n'iy'abantu kandi uko abantu babyumva sibyumva babona yuko turaba gupfa ariko ntabwo dupfuye turi bazima abandi babona yuko turi abasazi ariko ntabwo turi abasazi turi abasazi Imana y'ukuri nziza kandi imikorere yayo itandukanye n'iy'abantu imivugire yayo itandukanye n'iy'abantu kandi uko abantu babyumva sibyumva bamwe babona yuko turaba gupfa ariko ntabwo dupfuye turi bazima abandi babona yuko turi abasazi ariko ntabwo turi abasazi umura nshuti yanjye Imana iratuzi imisatsi yo ku mitwe yacu irabaze bashobora kudutwara niho tuza umutima nshuti humura umura nshuti yanjye
Imana iratuzi pe imisatsi yo ku mitwe yacu y'abase bashobora kudutwara niwe tuza umutima Mana ishimwe oh hallelujah bamwe biringira amagare yabo abandi bakiringira abakomeye ariko twesharara tuzavugira mu ijuru haleluya abandi biringira ariko twebweho ariko tuzavugira mu ijuru iyo yikura ikimikaba ariko gukiranuka bamwe biringira amagare yabo abandi biringira amafarashi ariko twebweho twe tuzavugira mu ijuru irakomeye isi ikuzimu igakurayo iyo yikura baribyo gukiranuka bamwe biringira amagare yabo abandi biringira ariko twebweho twe tuzavugira mu ijuru irakomeye isi ikuzimu igakurayo iyo yikura abandi ikimikaba baribyo gukiranuka humura Imana iratuzi cyane bashobora kudutwara tuti humura Imana iratuzi cyane bashobora kudutwara tuti humura Imana iratuzi cyane bashobora kudutwara
Imana yarakoze kwagura ubwami bwayo bose abantu bapuraje mwanejeje Imana yamugisha mwakoze ibintu byiza bishimishije kubakira Imana namwe mwakurya bicaye rwose tugiye guhoberana muri ya ndamukanya nziza y'abana b'Imana 1 2 3 Imana yamugisha hamwe natwe turabishimiye kandi turabakunda amen mugihagaze rero hobera mugenzi wawe mubwire ngo wifurije ikaze ku nzu y'Imana uhobere ndetse uhobere nka batatu ubifurize ikaze ku nzu y'Imana ubifurize ibihe byiza ubifurize umugisha w'Imana nanjye ndabona mwene data aje kusubiza Yesu akumugisha murakoze cyane hanyuma ndagira ngo muri uyu mwanya rero twihute twumve ijambo ry'Imana ndagira ngo nsabe umushumba Kiza atamuteze hano imbere hanyuma asengere umushumba Bosco atugezeho ijambo ry'Imana mu minota mikeya kuko Imana aza kuyobora hanyuma noneho twinjire muri mwanya wo gutanga inshingano Yesu abagutu Mwami Imana yacu Mana nyir'ubutware bwose turagushima reka tugushimire ko ari wowe watangije umurimo muri iyi ntara muri aka karere kandi wagaragaje icyubahiro cyawe no gukomera kwawe turagushima kuko uracyafite Mana yacu impamvu yo guhamagara abakozi kuko hari icyo ugambiriye kubakoresha mu gihe nk'iki cya nyuma kandi birakwiriye ngo ukuboko kwawe kube ku bagaragu bawe n'abaja bawe Mana yacu aba ari bo ukoresha muri iki gihe cya none mugaragu wawe arahagurutse kandi ahagurukirwa no guhagarara mu mwanya wawe avuga ibyawe turamusabe ngo Mwuka wera mubeho Mwuka wera mugane nawe Mwuka wera ashira ibimenyetso bikomeye muri we bibasha kwemeza abakozi bawe guhaguruka mu gihe nk'iki barangiza ibyo ushaka ko bakora amahoro y'abana nabo kandi imitima yacu gukingukire twumva uganira natwe mu izina rya Yesu Kristo tusabye amen Yesu ashimwe haleluya haleluya dushimye Imana cyane kubw'imirimo y'Imana igenda ikoreka kubw'umuhamagaro w'Imana n'uyu munsi wa none ugihamagara kugira ngo abantu bayikorere ijambo ry'Imana rikavuga ngo mwiriye gukora imirimo y'Uwantumye hakiri ku manywa kuko hari igihe bugiye kwira umuntu ntazabashe gukora nitwa Pasiteri Mushayija Jean Bosco nejejwe n'uyu mwanya kandi nejejwe no kubona abadiyakoni benshi bagiye gusengerwa ku murimo w'Imana kugira ngo bakorere Imana reka tusome ibyanditswe byera mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice cya 6 ibyakozwe n'intumwa igice cya 6 ni igitabo cyanditswe bakigiraho impaka bamwe bakavuga bati ntigikwiriye kwitwa ibyakozwe n'intumwa kuko nta ntumwa yazura abapfuye nta ntumwa yahagurutse ikirema mwabyise ibyakozwe n'Umwuka wera abandi bati ntibibe ibyakozwe n'intumwa nubwo zakoreshejwe n'Umwuka wera Mana ishimwe igice cya 6 duhere ku murongo wa mbere nuko muri icyo gihe abigishwa bakigwira abayuda bakigira iki batangira kwitotombera abaheburayo kuko abapfakazi babo bacikanwaga ku igerero ry'iminsi yose abo 12 bahamagara abigishwa bose bati ntibikwiriye ko turekera kwigisha ijambo ry'Imana twicara ku meza tugabura nuko bene data mutoranye muri mwe abantu 7 bashinga buzuye Umwuka wera n'ubwenge tubashyire kuri uwo murimo
ariko twebwe tuzakomeza gusenga no kugabura ijambo ry'Imana. Abateraniye bose bashima ayo magambo, batoranya Stefano umuntu wuzuye kwizera umwuka wera, na Filipo na Perukuro na Nikanori na Timoni na Peromena na Nikalao wo mu Antiyokiya watoye idini y'Abayuda, babashyira imbere y'intumwa, kandi bamaze gusenga babarambika ibiganza. Nuko ijambo ry'Imana rikomeza kwamamara, umubare w'abigishwa ugwira cyane i Yerusalemu, abatanzi benshi bumvira uko kwizera. Haleluya! Iki ni igitabo kitwereka imikorere y'itorero rya mbere, imikorere y'intumwa zikoreshejwe n'umwuka wera. Mu itorero rya mbere rero habaye ububyutse bwinshi, abantu ngo bagurishaga amasambu yabo bakagurisha ibyo batunze bakabishyira intumwa, noneho ngo bose bakaba hamwe, ngo muri bo nta mukene wabonekagamo, ahubwo ngo abantu bageragezaga gusangira ibyo bafite. Nuko rero ngo abakristo bagwiriye cyane, ngo hakaza kuba ikibazo cy'uko hari abantu bamwe batabashaga kugerwaho n'ifunguro rya buri munsi neza nk'uko bikwiriye. Ngo habonekamo abapfakazi bakigiriki cyangwa babagiriki bari baratoranije idini y'Abayuda, nabo barakizwa bumvira ubutumwa bwiza. Nuko ngo abo ngabo batagezweho n'igaburo cyangwa batagezweho n'iposho, ngo batangira kwitotombera Abayuda n'intumwa, bati turabibonye muravangura, turabibonye murironda, ni kuki twebwe abapfakazi bakigiriki nta gaburo ryatugezeho? Ngo haba impagarara, ahari impagarara kandi haba ibibazo, n'umwuka w'Imana ntabasha gukorera aho hantu. Intumwa ngo bizigera mu matwi, basanga ari ibibazo bikomeye, baravuga bati koko abapfakazi bakigiriki nta kintu cyabagezeho. Ngo noneho bahamagaza imbaga, bahamagaza inama yihutirwa igitaraganya, ngo iraterana. Imaze guterana ngo biga kuri icyo kibazo, ngo bamaze kukigaho, intumwa ziravuga ziti rero twe twahamagariwe kuvuga ijambo ry'Imana, duhamagarirwa gusengera itorero, none rero ntitwahagarika kuvuga ijambo ry'Imana no gusengera itorero, ngo tujye tubaho tugabanya abantu ibigori, tujye tubaho tugabanya abantu imiceri, tubeho tugabanya abantu imyambaro, hanyuma kuvuga ubutumwa bihagarare. Ibyo ngibyo twaba dutsinzwe. Batahubwo rero muri mwebwe abantu bakijijwe, nimwitoranyemo abantu bashimwa, bagashimwa n'Imana, bagashimwa n'abantu. Abo bantu babe buzuye umwuka wera, barabatijwe mu mwuka wera. Abo bantu kandi babe bafite n'ubwenge buturuka mu ijuru. Haleluya! Abo bantu rero tubasengere bajye kurokora, bajye bamenya ubupfakazi, bamenye abakene, bamenye imirimo y'Imana hirya no hino. Igihe turimo kubwiriza ubutumwa, bo baba bamenye ibindi bikenewe. Igihe turi bujya ahantu, babe batubanjirije, batunganye ibikwiriye. Ngo nuko batoranya abantu buzuye umwuka wera n'ubwenge, abantu bashimwa n'abandi, bagashimwa n'Imana. Ngo barimo ba Stefano, barimo ba Nikarabo, barimo bande, ngo barabatoranya, ngo hanyuma babashyira imbere y'intumwa, ngo hanyuma rero barambikwa ibiganza, ngo babereze uwo murimo. Ngo bamaze kwerezwa uwo murimo, ngo bituma ubutumwa bubwirizwa cyane, ngo abantu benshi barakizwa. Ngo ndetse iyo usomye neza baravuga ngo n'abatanzi, abatanzi bakurikiraga ibya ba Mose, abafarisayo n'abasadukayo, ngo nabo bizera Yesu barahindukira barakizwa. Ubutumwa bubwira cyane, abantu bakira Yesu Kristo. Ubwo abadiyakoni bari batoranijwe umurimo w'Imana. Nimuhereze Imana yacu icyubahiro, nimuyikomere amashyi. Haleluya! Imana ishimwe cyane.
yitanze ngo abibata kugira ngo abandi bahamagariwe umurimo w'Imana, abandi bahamagariwe agakiza babashe kuzabasha kugera mu ijuru bitewe n'ababitangiye. Abadiyakoni rero ni abantu bemeye kuba abagaragu, ni abantu bemeye kwitangira abandi, ni abantu bageze ikirenge mu cya Yesu, kuko ngo na Yesu ntiyaje kugira ngo agaragare atwara, ahubwo ngo yaje kwitanga ngo ndetse atange ubugingo bwe mu bishungu ya benshi. Amina. Imana ishimwe cyane. Uva ukuntu Yesu yabivuzeho hano mu byanditswe byera, ubutumwa bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo. Igice cyaho ni icya 20 umurongo wa 18. Ubukuru bwo mu bwami bw'Imana. Igice cya 20 umurongo wa 20. Ngo maze nyina wa bene Zebedayo azana n'abana be aho ari, aramupfukamira ngo agire icyo amusaba. Nawe aramubaza ati urashaka iki? Aramusubiza ati tegeka ko abana banjye bombi bazicara mu bwami bwawe, umwe iburyo bwawe undi ibumoso. Yesu aramusubiza ati ntimuzi icyo musaba, mwabasha kunywera ku gikombe zanyweraho? Bati turabibasha. Arababwira ati nukuri igikombe cyanjye muzakinyweraho, ariko kwicara iburyo bwanjye n'ibumoso sije ubigaba keretse abo data yabitunganyirije. Ba bandi 10 babyumvise barakarira abo bavandimwe bombi. Yesu arabahamagara arababwira ati muzi yuko abami b'abanyamahanga babatwaza igitugu n'abakomeye babo bakabategeka, ariko muri mwe siko biri, ahubwo ushaka kuba mukuru muri mwe aje aba umugaragu wanyu, kandi ushaka kuba imbere muri mwe aje aba imbata yanyu. Nk'uko umwana w'umuntu ataje gukorerwa, ahubwo yaje gukorera abandi no gutangira ubugingo bwe ku bishungu ya benshi. Haleluya. Yesu yerekana abazaba bakuru mu bwami bwo mu ijuru. Intumwa ngo zumvishije icyifuzo cy'uwo mubyeyi, ngo agere imbere ya Yesu ati mwami Yesu, hari icyo nsabira abahungu banjye. Ndabizi uzimye ngo mu mwanya, ariko ndashaka ko mu bwami bwawe umuhungu wanjye umwe azicara iburyo bwawe, undi akicara ibumoso bwawe, rwose mukimana mu ngoma bakabikomangoma. Yesu aramubwira ati ntabwo muzi icyo musaba, ntabwo muzi ko musaba ibiruhije. Hari kugira ngo ubwami bwanjye nubwo kuryoha, nubwo kuba umunyacyubahiro, nubwo kumva uri igitangaza. Ati se urumva muzabasha kunywera ku gikombe zanyweraho? Mibabaro nzababaza, gasuzuguro nzasuzugurwa, ndetse nuko nzapfa nzira ubutumwa bwiza, murumva namwe muzabishobora? Abandi baravuga bati icyo gikombe tuzakinyweraho. Yesu rero nk'umwami Imana arareba asanga izo ntumwa nazo zizapfa ziziga ubutumwa bwiza, aravuga ati kuko muzakinyweraho. Haleluya. Ariko arababwira ati ariko ibyo kwicara iburyo n'ibumoso sijya ubigaba, ahubwo bitangwa na Data wo mu ijuru. Imana niyo ibitanga, kandi Imana ntirobanura abantu ku butoni, ahubwo ngo mu mahanga yose uyubaha agakora ibyo gukiranuka kugira ite iramwemera. Mwana wo mu ijuru rero ntabwo umuntu usabira undi, ahubwo umuntu wese azawiheshwa n'imyitwarire, azawiheshwa n'imirimo yakoze, azawiheshwa n'uburyo ki yaciye bugufi, azawiheshwa n'uburyo ki yatesheje Imana icyubahiro. Nuko ngo abigishwa bandi rero 10 ngo bamwumvishije ibyifuzo uwo mubyeyi yasabiye abana be, ngo bahinduka ariko nimwisira rero mwari mwibonye ngo nimwe muzicara iburyo n'ibumoso, babareba nabi barabakarira. Ariko ngo Yesu arabimenye, arabahamagara ati muze hano, ndabibona ko mushaka kurwanira imyanya. Ati ndagira ngo mbabwire ngo abanyamahanga babatwaza igitugu, ndetse no muri iyi si niko bigenda. Abajyaho bafite uko batikura abandi bakabigizayo. Ati ariko mu bwami bwo mu ijuru siko bigomba kumera. Ushaka kuba mukuru mu bwami bwo mu ijuru ajya mu
umugaragu w'abandi, kuko n'umwana w'umuntu ataje kugira ngo ategeke, ahubwo yaje kugira ngo abe umugaragu w'abandi, atange ubugingo bwe kugira ngo bushunguye bose. Haleluya. ngo nuko rero ushaka kuba imbere hajya haba umugaragu w'abandi. Bigaragara ngo bashiki bacu bene data, uyu munsi mugiye gusengerwa, nimugire ngo ahari ni umwanya muhawe w'icyubahiro, ni umwanya wo kumva muri abantu bahambaye, ahubwo ni umwanya wo kwemera kuba abagaragu, ni umwanya wo kuvuga ngo Mana ndi hano numa, ndi hano nkoresha, ni umwanya wo guhora wibaza ngo nakora iki kugira ngo ubutumwa bwiza buvugwe nta muntu, ni umwanya wo guhora ureba icyabera inzitizi ubutumwa bwiza, igihe cyose ukwiriye kubireba. Niyo mpamvu abadiyakoni beza bahamagawe, abazinduka bakaza gukoropa n'amafaranga babahaye, bakazana ibitambaro byiza bagategura, bagatanga amafaranga yabo, bakakira abashyitsi, bakamenya abashyitsi baje bakabicaje neza, bagambiriye kugira ngo ubutumwa bwiza butagira inkomyi, bakemera ko babagaragu b'abandi. Nibo batunganya amatuwarete, nibo bamenya abarwayi, nibo bamenya abafite ibibazo bitari bimwe. Numazira ngo ntabwo bikwiriye ko tukwiriye kureka kubwiriza ubutumwa no gusenga, nimutoranye abantu bashimwa buzuye umwuka wera, bafite n'ubwenge buva mu ijuru, tubashyire kuri uyu murimo. Haleluya. Menya rero ngo uyu muhamagaro ni umuhamagaro wa Yesu, ni umuhamagaro wo guca bugufi. Uwo nawe nubwo yagize akamero ko guhana n'Imana, ngo ntiyatekereje ko guhana n'Imana ari ibintu byo kugunira, ahubwo ngo yisize ubusa, aca bugufi, araganduka, ngo ntiyanga no gupfa urupfu rwo ku musaraba. Ngo kubwo guca bugufi rero ngo nicyo cyatumye Imana imukira hejuru cyane. Haleluya. Ndarangije. Dusome ijambo ritoya maze dusenge Imana. Ijambo riri hano mu gitabo cya Yesaya, igice cya 57 umurongo wa 15. Vuko havuga Yesaya 57 umurongo wa 15. Nimwumve uko iyo iri hejuru cyane ituye ahahoraho ivuga, izina ryayo ni Uwera, ikavuga iti aho ntuye ni hejuru kandi harera, mbana n'ufite umutima umenetse wicisha bugufi, kugira ngo mpembure imyuka y'abicisha bugufi, mpembure n'abafite imitima imenetse. Haleluya. Yesaya ari mu mwuka w'Imana, atera hejuru ngo nimwumve iri hejuru cyane ituye ahahoraho uko ivuga, ati izina ryayo ni Uwera, aho ntuye ni hejuru kandi harera. Amina. Yesaya avuga ngo nimwumve iri hejuru cyane, iri hejuru y'abami, iri hejuru y'abaperezida, iri hejuru y'abasirikare, iri hejuru y'abakire, isumba byose uko ivuga. Ngo aho ntuye ni hejuru, Imana iri hejuru ya byose, nimuhereze icyubahiro. Haleluya. Niyishyiraho niyikuraho, niyitegeka, nta gishobora kubaho itakeneye. Ngo iravuga ngo aho ntuye ni hejuru kandi harera, ariko umva abibana nabo cyangwa abikoresha ngo mbana n'ufite umutima umenetse wicisha bugufi, kugira ngo mpembure imyuka y'abicisha bugufi, mpembure n'abafite imitima imenetse. Mana, kugira ngo ugukoreshe cyane cyane abadiyakoni, birashaka kuba uri umuntu umenetse, uri umuntu ufite umutima uciye bugufi. Na hano abaririmbyi bayituririmbiye indirimbo nziza cyane, ngo Yesaya mutoranye Aminadabu, ngo abantu b'ibihangange b'ibishongore nibo yibwiraga ko ari harimo Uwiteka ari gutoranya. Ariko Imana iravuga ngo jyewe ntabwo nitegereza nk'abantu, ntabwo ndeba igihagararo, sindeba ubwiza, nitegereza imbere mu mutima. Ngo nibwo bazanye ka Dawidi akantu gaciye bugufi,
ngo kageze aho ngaho kabwira Samweli kati haguruka nuriya ngo nuko asukaho amavuta imbere y'abakuru be. Bamaze gutoranywa ubutumwa bwiza bwaragwiriye cyane, harimo inzitizi nyinshi. Izo nzitizi n'abandi bazazikuraho, z'abashumba z'ababwiriza butumwa. Izo nzitizi zakurwaho n'abadiyakoni bazi icyo bakwiriye gukora kugira ngo ubutumwa bwiza bugwire cyane, ngo kugira ngo mbembure abafite imitima yicisha bugufi. Hari benshi rero Imana ishaka guhembura, hari benshi Imana ishaka gukiza, ariko izabikoresha abo yatoranije. Tugiye gusenga Imana muri iri teraniro. Sinzi icyo wumvishije muri iri jambo, ngo mbana n'abafite imitima imenetse, imitima yicisha bugufi. Ngo imitima imeze ityo ngo ni Imana igenderera. Nkoresha abantu b'imitima imenetse, abantu b'imitima iciye bugufi. Abo ngabo ni Imana ikorana nabo. Bavuga gutuma Imana ikorana nabo n'abaciye bugufi. Badiyakoni Imana ishaka gukorana nabo n'abaciye bugufi. Abo ngabo Imana izabakoresha, kandi nibagera no mu gihugu cyo mu ijuru bazabona umwanya wa mbere. Haleluya! Kuko bemeye kuba abagaragu b'abandi, bahisemo neza cyane kuba abagaragu b'abandi, ariko mukazahabwa umwanya wa mbere ugeze mu gihugu cyo mu ijuru. Turagira ngo dusenge Imana. Hari umuntu wicishije bugufi mu mutima hano muri iri teraniro, ndagira ngo mubwire ngo kugira ngo Imana ikugirire neza, Imana ikubabarire, Imana iguhe agakiza no guca bugufi. Iyo uciye bugufi ukemerera Imana mu mutima wawe kuri umunyantege ndetse ko hari ibyo utatunganije, ugaca bugufi ntugire isoni, abo ukavuga uti niciriye bugufi ntibashaka banseke, niciriye bugufi ntibashaka bamvuge, ariko ndashaka kubona Imana, ndashaka ko Imana ibana nanjye, ndashaka amahoro y'Imana, ndashaka kugirirwa neza n'Imana, ndashaka no kuzagera muri cya gihugu cyo mu ijuru. Mbana n'umuntu ufite umutima umenetse wicisha bugufi, kugira ngo mbembure abafite imitima iciye bugufi. Ndagira ngo tumusengere ushaka kwakira imbabazi z'Imana, ushaka kwakira imbabazi z'Imana, urashaka kwakira agakiza kabonerwa muri Kristo Yesu, urashaka kugira ngo Imana iture mu mutima wawe, urashaka kugira ngo Imana ihereze ubugingo bwawe, urashaka kugira ngo Imana uyiragize imibereho yawe iri imbere. Ndagira ngo uri muri iri teraniro, waba uri hano cyangwa waba uri hejuru, rambura ikiganza cyawe, turagusengera uri mu mwanya wawe. Rambura ikiganza cyawe, Imana ikumugisha. Ndabona barambuye ibiganza, murambure ibiganza. Mushaka rwose kubana n'Imana, ngo mbana n'umuntu ufite umutima umenetse wicisha bugufi. We kugira isoni, icisha bugufi imbere y'iteraniro, wicisha bugufi imbere y'Imana, wicisha bugufi imbere y'abamarayika b'Imana, kugira ngo nawe ubone imigisha y'Imana, ubone imbabazi z'Imana, ubone kugira neza kw'Imana. Abarambuye ibiganza nimuhagurukire mu myanya yanyu, tubasengere Imana. Muhagurukire mu myanya yanyu, barambuye ibiganza, wicishe bugufi. Komeza kuri guhaguruka nabyo ni ikimenyetso cyo guca bugufi. Abarambuye ibiganza muhagurukire mu myanya yanyu, tubasengere Imana, tubasengere Imana. Ntabwo turi butinde, waba uri hejuru, wumvishije ushaka gukorana n'Imana, hagurukira mu mwanya wawe, tubasengere Imana. Reka turarikeye umushumba wa paruwasi aze hano, sinzi yatambuka akaza hano, kugira ngo asengere ab'imitima imenetse bicisha bugufi. Ariko mvuze ngo baze hano, abo hejuru n'ibyabashobokera, murambure ibiganza mu mwanya wabo aho muhagaze, murambure ibiganza kugira ngo basengere Imana. Murambure ibiganza rwose, ntugire isoni, icishe bugufi, kuko imbabazi z'Imana zigera ku bantu bicishe bugufi. Iyo ugifite kwihangana naho, ntabwo izo mbabazi zakugeraho, ariko agakiza k'Imana kakugeraho kuko kwicisha bugufi. Reka umushumba asenge Imana. Reka dusenge Imana. Abazamuye ibiganza muhaguruke, ndabona mwahagurutse, Imana ibahugisha. Ariko mutambutse mukazana imbere ntacyo byaba bitwaye. Abari hejuru, reka dusenge Imana. Mana Data wa twese muri mu ijuru, turagushimiye mu izina rya Yesu. Tugushimiye ko udahinduka, tugushimiye ko imbabazi zawe Mana zihoraho iteka ryose.
turagushimira uyu munsi mwiza waduhaye Mana kugira ngo tubone kugiterana. Tumaze kumva ijambo ryawe Mana rimaze gutsinda imitima y'abashakazwe n'abagaragu bawe. Turabasengeye Mana kugira ngo bababarire Mana kuko urakicaye ku ntebe y'imbabazi. Mu izina rya Yesu tubashinganishe mu biganza byawe Mwami. Ijambo rya mutumwa bwiza ukubwanditswe na Yohana waravuze ngo umujura ntazanwa n'ikindi keretse kuba no kwicara kurimbura. Ngo ariko wowe icyakuzanye Mana ni ukugira ngo zibone ubugingo kandi zibone bwinshi. Uyu mwanya abashakazwe Mana barahagurutse ndetse bazamuye ibiganza Mwami imbere y'iki giterane, imbere y'abantu bangana gutya. Turabasengeye Mana kugira ngo bababarire. Amaraso yawe Kristo nabezeho ibyaha byose. Amaraso yawe n'amakuru avuga yose niba atandukanye nawe. Uhereye umunsi wa none Mana turabasengeye kugira ngo bongere kuvuka ubwa kabiri, bongere Mwami kuba muri wowe, kuko ijambo ryawe Mana rimaze gutura mu mitima yabo. Bamenye nka wa munyabwenge wubatse ku rutare. Imiraba n'imiyaga n'ibiza bizikubite kuri iyo nzu Mwami bizagira ikiba. Turagushimira Data kuri kumwe natwe. Turagushimira ijambo ryawe rizima rimaze guhemba ubugingo bwacu. Turagushimiye ko kugira neza Mwami, tugukomeye amashyi urayakwiriye byose kubw'izina rya Kristo Yesu Umukiza wacu. Amen, amen. Aho Yesu yabaga rero ntabwo yakizaga ibyaha ngo areke n'ibindi bibazo. Kimuga ngo arakibwira ngo ngo ibyaha byawe urabibabariwe. Abantu batangira kwiguranya muri babariwe ibyaha ninde, ariko arababwira ati igikomeye ni ikihe? Ni ukumubwira ngo nahaguruke cyangwa no kumubabarira ibyaha. Ariko buri kintu gikomeye ni ukubabarira ibyaha. Hanyuma nibwo yakurikijeho ngo bwakorere ingobyi yawe kugenda. Muri uyu mwanya rero ushobora kuba uri mu ngobyi y'uburwayi, ushobora kuba ufite ibindi bibazo bikuruhije mu buzima, ariko Yesu yaje ari igisubizo. Ni igisubizo kuba mwiringira, ni igisubizo kuba afite imitima imenetse, ni igisubizo kuko yaravuze ngo nabaza ndagutabara. Wereke ibiruhije bikomeye abantu batashobora, Yesu barabishobora. Ndagira ngo ufite icyifuzo cyaba ari uburwayi, cyaba ari izindi ngorane zo muri iyi si, cyaba ari mu muryango, cyaba ari cy'ubuzima bw'uyu munsi, hagurukira mu mwanya wawe tugusengera Imana. Hagurukira mu mwanya wawe tugusengera Imana, usereke Imana. Imana ni ishoboye byose. Waba urwaye Imana yiteguye kugukiza. Waba ufite ingorane zo mu muryango, mu bana, ibyo byose Yesu yiteguye kugira icyo akora kugira ngo nawe uzamushime, nawe uzamukorere. Reka turabike Pasiteri Simugomwa naze hano asiza. Mana Data wa twese, Mana isumba byose, ndagushimiye ndaguhimbaje, uzamuye icyubahiro cyawe. Uruwe rurakiranuka kandi ntabwo uteraniriza abantu bawe gusa, ahubwo urateranya kubw'impamvu, kandi muri iyo mpamvu harimo gukiza, harimo gukiza ubugingo ndetse n'imibiri. Uyu mwanya rero natwumvise ijambo ryawe, bahamagaye abakozi bawe kugira ngo bajyane imbaraga zawe muri bo kandi bajyane ubushobozi bwawe muri bo, kuko wavuze neza yuko uzabana natwe ukatugirira neza, imirimo yawe ikagaragarira Mwami Yesu Kristo mu ijambo ryawe, kuko mu ijambo ryawe ryaherekezwaga n'ibitangaza n'ibimenyetso.
ntabyo birimo. Ndagushimiye kubikoze, amashyi y'impundu ni ibyawe, bakwiye gushyirwa hejuru, bakwiye kurata iteka, bakwiye kurata iteka, kuko urabikwiriye iteka ryose. Ndagushimiye kubikoze data, mu izina rya Kristo Yesu umucunguzi wacu. Amen. Amashyi y'impundu byinshi gushimira Imana kubikoze. Dukomere Imana yacu amashyi menshi cyane, ijambo ry'Imana. Tumaze kumva ijambo ry'Imana kandi twumvise n'amagambo amwe agendanye n'uyu munsi mu nshingano z'abadiyakoni, kandi twumvise na mugenzi wa bene data Stefano wababanjije muri uyu murimo w'Imana. We want
twakomeje kugenda tubona abakozi b'Imana kandi twabakiriye, ariko nababwiraga ko mu mwanya tuba turi kumwe na nyakubahwa umushumba w'ururembo rwacu rwa Adeperi Ngoma. None amaze kugera hano, ndagira ngo tumusabe atamuteze hano imbere, hanyuma adusuhuze ati amashyi menshi cyane. Mu mirimo myinshi cyane afite agenda agira hirya no hino mu rurembo rwacu, turagira ngo tumushimire ko uyu munsi yaje kubana natwe, kandi rwose Imana imuhe umugisha. Ndagira ngo tumwakire twicaye se wowe mugiye kunsengera. Ndagira umushumba wacu turamwakira mu izina rya amen. Kandi umugisha nyakubahwa umushumba w'ururembo turabakira mu izina rya Yesu. Arambwira ngo nibite gusengera hanyuma akomeze na gahunda. Nyakubahwa umushumba w'ururembo mbere ko tubasengera kugira ngo akomeze na gahunda. Uyu ni umunsi mukuru dufite wo gusengera abadiyakoni, kandi akaba ari umuhango uzakorerwa muri paruwasi yose ya Rwikubo. Ariko uyu munsi kuri itariki ya 21 twahuje zone enye: zone ya Murambi, zone ya Munyaga, zone ya Nyarusange ndetse na zone ya Sibagire irimo n'icyicaro cya paruwasi ya Rwikubo. Kandi uyu munsi tukaba tugiye gusengera abadiyakoni 229 biyongera kuri 400 bari muri iyi zone, kuko abari muri kino gice nabo tuzabagezaho ku munsi w'ejo. Imana ibahe umugisha rero kuba mwifuje kuza kubana natwe. Turagira ngo tubabwire ko bidushimishije mu mirimo myinshi mufite bakristo bacu. Ndagira ngo mbabwire ko ururembo rwa Adeperi Ngoma rugizwe n'akarere ka Bugesera, akarere ka Rwamagana, akarere ka Ngoma ndetse n'akarere ka Kirehe, kandi harimo amatorero menshi cyane yegera hafi 400 menshi cyane. Uyu munsi rero kumubona yaje muri paruwasi yacu ya Rwikubo kuza kudutera iteka akadutangira inshingano z'abadiyakoni, ntabwo nzi impamvu mutahaye Imana amashyi menshi cyane kandi neza. Kandi umugisha kugira ngo rero musengere Imana, hanyuma noneho akomeze adutangira n'inshingano. Imana imuhe Mana data wa twese uri mu ijuru, turagushimiye mu izina rya Yesu. Tugushimiye ko udukunda, kandi ukunda Mana rurahebuje, kuko rwatumye uduha Yesu akiyamura ubumana, akiyamura icyubahiro, agaca bugufi, akemera gupfa n'urupfu rwo ku musaraba, akamena amaraso, kandi ayo maraso mwanya yamenye ku musaraba niyo atwezaho ibyaha byose. Uyu mwanya rero turagushimiye kuko waduhaye itorero ryawe, kandi itorero ryawe mwami rimaze kwaguka. Niyo mpamvu uyu munsi ushimiye ko ugiye kutwongera abakozi. Umukozi wawe rero ahagaze hano imbere y'iteraniro kandi agiye kuyobora uyu muhango. Turamusengeye Imana kugira imbaraga z'Imana zikomeze kuba kuri we, kandi umushyigikire, umufashe. Waravuze mu ijambo ryawe Imana nirisohoka rizasohoza ibyo waritumye, ngaho mukoresha iby'ubutwari imbere y'igiterane, kandi utangirane nawe usozanye nawe. Tubisabye Imana data mu izina rya Kristo Yesu umukiza wacu, amen. Turabaramukije mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Ishimye Imana kuza kubana namwe muri iri teraniro ryera ryabera mu Imana. Ishimye Imana ku bwanyu, muranejeje cyane, muranejeje. Ubona ko mwabyiteguye neza, ubona ko n'Imana ndetse n'abakristo b'iri torero by'umwihariko yaduteguriye ahantu heza ho gukorerwa umuhango wera w'urukundo. Nagira ngo dushimire by'umwihariko, dushimire Imana no ku bakristo ba Courage ndetse n'urusengero. Nari mubwira umushumba dore ahantu hakwiye kubera ibirori koko, ariko kandi nabo bakiri Imana, mbonye abantu hanze niko Courage mugiye kwagura kandi ariko nabo bakiri Imana naho wageza nkaho wageza, kuko iravuga ngo isi ni intebe y'ibirenge byanjye, isi ijuru
ni intebe yawe rero ikabaza ngo mwanya kirazira iki ariko uko biri kose ubu ngubu nubwo hano tutakwirwamo ariko muri Yesu twirwemo mu Mana twirwemo Imana nishimye tureka tuyikomera amashyi nayo twibuse rero nagira ngo sabe n'ubundi abakristo barobanuwe mu matorero ko bayatubwiye agera kuri 17 bazi hano imbere ni benshi ntabwo ndi basome amazina bose ariko mureka banze abo mu itorero rya Rwikubo bagera kuri 39 bazi hano imbere turi Ana bate rareba unda kawera obaku unda o lego n'abandi bayobozi muze kureba umuntu udahari nyine amavuta ntabwo ari burenge hano intebe iragarukira ahangaha udahari nyine ngo arasibira ntabwo arakomeza amenyereza ariko umuntu udahari reba ko ari 10 bari kuhari yasabye amatsinda abagaye 15 yego yes areba ko bose bashe hanyuma agasharu gasaba nyine abayobozi b'amatorero kugenzura ko abantu bose bahari umuntu udahari rwose ngo nta seritifika azabona kubera ko nyine aba atabonetse kuri uwo muhango tugende kwa gasharu zifite abagahe 6 bose barahari bose cyane ni abarebye ibikoresho ubyigize imbaraga badufashe abadiyakoni badufashe basanzwe badufashe zipafure zigire hepfo ibikoresho byigire hepfo gatoya bibise abageni bacu reka se itorero dukomere Imana amashyi ubwabo tuvuze n'ubu baza hanyuma n'abahariya ati n'ubu abantu bakishimira kwemera gukorera abantu gukorera Imana bamuhisha mu izina rya Yesu muri Imana ni byiza Imana ureze iye cyo gusarura abasaruzi buze kuba ibisarurwa ariko abanyakoni n'abakigere n'umunyakoni adatunze Bibiliya igitabo cy'ibiribwa ariko bibatera ikibazo batazizanye hano nashobora kugera ku gatera none gatera ikibazo reka dusome urwa mbere aho yandikiye Timoteyo ibice 3 mbere ku murongo w'umunani handitse biki kandi n'abadiyakoni nabo ni uko bakwiriye kuba bitonda batariheregana cyangwa bamenyera imbyino nyinshi bakifuza inamubiri ahubwo bakomeza kubwira ubwo kwizera bafite imitima itabacira urubanza bakwiriye kubanza kugeragezwa
maze nibatabaho umugayo babone gukora umurimo w'ubudiyakoni. Yego bakwiye kubanza kugeragezwa nibatabaho umugayo babone gukora umurimo w'ubudiyakoni. Cumi na rimwe n'abadiyakonikazi nabo ni uko bashiki bacu namwe mwumve namwe Imana yabahamagaye. Imana ishimwe. Namwe Imana yabahamagaye nabo ni uko babe abitonda, abatareshyera abandi, abadakora ibisindisha, bakiranuka muri byose. Abadiyakoni babe abagabo n'umugore umwe, bategeka neza abana babo bategeka neza abana babo n'abo ngo zabo, kuko abakora neza uwo murimo w'ubudiyakoni bibonera umwanya w'icyubahiro mwiza n'ubushizi bw'abana bwinshi bwo kwizera Yesu Kristo. Amen. Umurongo wa 14 ibice bine wabuze gatoya handitse ngo ntukirengagize impano ikurimo iyo waheshejwe n'ibyahanuwe ubwo warambikwaho ibiganza by'abakuru. Amen. Ashi yo kuba kwakoresheje yo kwarambika ibiganza kandi no kwarambika ibiganza imbaraga y'Imana iramazaho. Yego imbaraga z'Imana ziramazaho kuko Imana yabwiye Mariya ngo arimo kubwira afite inshingano za gishumba, amabwiriza agenga abanyamuhamagaro bafite inshingano za gishumba, ababwiriza butumwa n'abadiyakoni bw'itorero ADEPR. Ubundi mu by'ukuri inshingano z'abashumba n'iz'abadiyakoni zenda gusa. Iyo usomye muri Bibiliya ndatekereza ko mu ijambo ry'Imana rirambuye ko wakuye umushumba wakuye yabaganiriza n'iminsi mwagiye guhugurwa mwarabisobanukiwe neza cyane. Yego mwarabisobanukiwe neza cyane uretse imihango imwe n'imwe, ariko ibindi byose urabyemererwa. kandi n'iyo ngiyo ndavuga wenda ko gushyingira ariko n'ukuri n'ubundi nimwe muba muri hafi y'abashumba. Yego gutanga ingaburo ryera nimwe muba muri hafi y'abashumba kandi mukanamufasha kugira gute kuritanga. Utaraho inshingano y'ubudiyakoni ntushobora gufata ku gikombe cy'ifunguro ryera, ntushobora gufata ku mbehe y'ifunguro y'umugati, ntibishoboka, ntabwo byemewe. Icyakora kandi umudiyakoni hari imirimo ashobora gutuma n'umushumba, ashobora kumutuma kujya gushyingura, ashobora kumutuma gukora indi mirimo yindi iyo ari yo yose mu gihe umushumba atabonetse. Rero iyi ni inshingano ikomeye mu itorero, ariko hari uburyo amabwiriza noneho abisobanura mu buryo butomoye, ngira ngo bibasomere hano bazagenda bibahugura, ariko turagira ngo tubibutse nubwo hari inshingano mwabwiwe ziri mu ijambo ry'Imana, ariko itorero ryarasegeranyije ikuramo inshingano mu by'ukuri mu buryo bufatika mukwiriye kwitaho ese mu mirimo yanyu ya buri munsi uko muzajya mukora imirimo. Rero inshingano z'umudiyakoni ni izihe? Inshingano ya mbere ni ingingo ya 18 mu mabwiriza agenga abanyamuhamagaro n'amabwiriza amaze kubabwira. Iya mbere ni ukwiga ijambo ry'Imana no gusenga, inshingano ya mbere. Iya kabiri ni ugufasha umushumba n'umuyobozi w'itorero kuzuza inshingano ze, cyane cyane zijyanye n'imihango yera n'indi mihango y'itorero ADEPR. Abyumvise, gufasha umushumba n'umuyobozi w'itorero muri imihango yera yose. Niba habaye umubatizo nuvuga ngo jya umenya ngo nawe birakureba, niba ari ugiye ifunguro ryera, niba ari byose kandi namwe mugira guterwa mu bitegura. Ikindi ni ugufasha abakene n'abababaye bari mu itorero. Ya kane ni ugutoza abakristo gukomeza inyigisho shingiro n'indangagaciro by'itorero ADEPR no kubahiriza amabwiriza agenga imyitwarire y'abanyetorero b'itorero ADEPR. Urumva ko harimo no kurera. Yego urarera. Hanyuma ya gatanu gutegura igaburo ryera no gufasha umushumba muri tanga. Haleluya. Amen. Gutegura igaburo ryera no gufasha umushumba kugira gute umushumba aritanga, mwebwe mukaba mwagize gute bariteguye. Ntabwo ari muritegura, nimwe mugira gute mwe muritegura. Gufasha umuyobozi w'itorero gutanga ubujyanama mu banyetorero
gusura no kumenya ibibazo by'abanyetorero akabigeza ku muyobozi w'itorero. Cya munani, gufasha umuyobozi w'itorero gutegura amateraniro no kwita ku mutekano wo ku rusengero. Amateraniro akwiye kuba utazi umwigisha ukigishe, utazi uribore gahunda, utazi uko intebe ziteye, sibyo ugomba kujya mudutegurira. Nishyize mu mwanya w'abakirisitu akadutegurira, tukaza tukicara ahantu hameze neza. Umuntu atajya kwicara ngo murabona ukuntu hari igihe umuntu ajya kwicara akabanza kujya kureba intebe ahanaguza ikiganza. Oya, ibyo ni mwebwe mugomba kuba mwabirebye kare ko intebe ziteye neza kandi zifite isuku n'ibindi byose byo mu nzu y'Imana. Ikindi cya cyenda, gukora imirimo itandukanye muri minisiteri zitandukanye bijyanye n'impano n'umuhamagaro we. Cya cumi, gufasha umuyobozi w'itorero kwita no gucunga umutungo w'itorero wimukanwa n'utagize gute n'utimukanwa. Ukaba usa umubare w'ibirago cyangwa imikeka iri hehe, iri mu rusengero, kandi mukayibungabungira mu mutekano. Intebe n'ibindi bikoresho byose biri mu rusengero ugomba kumenya no gucunga umutekano wabyo kugira ngo bitononekara. Kubara amaturo n'ibya cumi no kubigeza mu bubiko bwabyo. Abyumvise? Ntabwo amaturo abarwa na pasitori cyangwa na mwarimu, ntabwo abarwa n'umukirisitu cyangwa n'undi muntu uwo ari we wese, abarwa nande n'abadiyakoni. Mwebwe ushinzwe kubara amaturo n'ibya cumi, kandi nanone si ukubibara gusa, ahubwo namwe ubwanyu mugomba gutanga urugero. Abyumvise? Ndatekereza ko mu kubarobanura n'icyo kintu bakirebyeho ko gutanga icya cumi n'amaturo, kuko ntabwo wajya kubara iby'abandi hatarimo n'ibyawe. Nuzajya kubara ujye ubanza uvuge ngo harimo ayanjye angana, si byose? Kuko ntawe bimwe mugomba kuba intangarugero nyine, ubanza ukabikora hanyuma kandi noneho mukanayabara, si no kuyabara gusa, mukakora raporo mugashyikiriza umuyobozi w'itorero kandi mukayacunga neza. Yego, mukacunga neza mukareba yuko acunzwe neza kandi akoreshwa mu buryo bwemewe n'amabwiriza y'itorero, sibyo? Ntabwo amaturo n'ibya cumi ari byo byakira abashyitsi, ibyo mubimenye. Niba wajya kubibona utarasengera, utaramudiyakoni, umva Imana iguhaye inkoni, genda ukubite ibyo, wirukane. Ibyo ni imyuka mibi, ngo ni ubuyobe, sibyo? Abashyitsi tugira uko tubitangira, tukabatekera bakagenda baguwe neza, kuko nabyo biri mu nshingano zayo. Ariko nta amaturo agira uko acungwa, ndetse n'undi mutungo wose w'itorero ari ubwitange bw'abakristo nabwo birabareba, mukamenya ko nabwo ubwitange bwakoze icyo bwagombaga gukora. Mbese umutungo wose w'itorero ko bwabyumvise buri mu nshingano zawo w'itorero, ariko umutungo wa mbere ni uw'abantu, ugomba kumenya abantu ushinzwe. Ikindi ni ukwitabira gahunda z'itorero, nabwo mukaba ba mbere. Amasengesho, amateraniro, ahugurwa, byose ukabyitabira. Ikindi ni ukugikikira ibikorwa na gahunda by'itorero no kubikangurira abandi. Abisabwe n'umuyobozi w'itorero ashobora kuyobora umuhango wo gushyingura umunyetorero witabye Imana no kwigisha abizera bashya. Haleluya. Amen. Urumva nawe biyishingana yo guherekeza ugize gute utashye, ariko no kwigisha abanyagice. Ni mwebwe mubikora mufatanyije n'umuyobozi w'itorero. Rero mufite kurera abana, ndavuga abana b'intama. Yego, inshingano zanyu mukabitaho, mukabigisha, mukabasura kugira ngo mukumve mukomeze mugubwe neza. Umuyobozi w'itorero ayobora amateraniro. Abyumvise? Ashobora kuyobora amateraniro cyangwa se akanigisha. Ko bamwe muri mwebwe mufite impano yo kugira gute yo kwigisha,
sibyo ariko uyu murimo w'ubudiyakoni inshingano muhawe ugomba kwitaho cyane iyi ikindi gukora imirimo yose ahawe n'umuyobozi w'itorero mu rwego rwo gushyigikira intego z'itorero ADEPR. Imana ishimwe, murakoze cyane. Nagira ngo noneho mwarabyumvise bihagije, mwarabisengeye kandi Imana ishimwe ku rusohoke. Bashingiye kugira buriya se ubiri cyagize gute Imana abantu kwishaka sibyo kandi aravuga uti se ko cyakozwe n'abantu ariko Imana itabyereye kugira ngo byaba reka ushobora kugera hariya nyine waje wagera hariya ku muhanda ukajya kumva umuntu yabigize gute biraza cyangwa mu mutwe bigize gute bagahita bagutambikana hehe kuri kwa rutonde bahabagara batari bose yagize gute ariko ntibikore mu izina rya Yesu. Imana ishimwe ko mwese Imana yabereye, Imana ishimwe ko Imana yaberera wese, Imana ishimwe ko yabonye amakosa yewe, Imana ishimwe ko mwese izina ry'Uwiteka nishimwe. Amen. Basenyera rero umwambaye neza mwambaye amakaruvati mwakenyeye ibyo bimera neza muzajya mubikora ariko ubu bitwara kubasenyera mu rwego rukaba rubera murabuze niba wambaye ariyo ugaragara ntabwo ariko nanone udusohoka ntabwo twamara kubonye ugomba kuba wabura muri smart sibyo mukeya ariko nanone mwiteguye gukorera abandi mwiteguye kujyaho abandi hahandi hariya ureba hariya intebe y'ibirunga kuri ka kazu kari hariya ntugahitire mu rusengero utabanje kugira hanyuma kandi ntugahitire mu rusengero utabanje kureba ko akotse ko nta kotse karimo kagira gutera si byose kugira ngo abashyitsi babwire nagira ngo noneho sinzi uko abantu banateguye baradufasha tujya kubasengera kandi urapfukama sibyo urapfukama ntacyo bitwaye urapfukamaho muri badufashe tugirwa yari yose ntabwo bwanyu imwebwe bazakorera bava rero kumufasha tukazamurana yewe babamurikira Imana gukorera kandi iyo bagiye gukorera imwebwe bazabakorera bagomba kuba bazenguruke n'ahariya inyuma bashumba ubutumwa bugende hariya wereka Imana kuyita wereka Imana werekeje kwikorera
wereka Imana ko wemeye umuhamagaro kandi yagomba umunsi yaguhamagaraga ukemera kwakira agakiza ukemera uyu munsi gusaba umwuka wera yarakwemeye none kandi yongeye kubyerekana kandi yongera kugutoranya Mana ishobora byose mu izina rya Yesu uri Imana ikomeye uri Imana y'imbabazi uri Imana y'urukundo ndagushimiye Mana kuko ari wowe uhamagara ni wowe utoranya ndagushimiye uhamagara abantu bangana batya ariko buri muntu wese nyagasani umuhamagaye ku giti cye ntabwo ujya umuhamagarira mu kigare ntabwo ari muri gurupe oya rwose buri muntu wese umuhamagara ukwe ukamumenyesha umuhamagara we ukwe Mana dusengera abakozi bawe turabingingiye kugira ngo bashoboze uzabashoboze kumugaragu w'abana ntabwo ari ikintu cyoroshye kwiyanga birabasaba kwiyanga birabasaba kwiyorosha birabasaba guca bugufi birabasaba kumvira cyane haleluya Mana turabasengeye buzuza umwuka wawe wera mwuka w'imbaraga mwuka w'urukundo mwuka w'ubugwaneza mwuka wo kwihangana umwuka wo gukiranuka haleluya mwuka wo kugira neza mwuka wo kwita ku bami umwuka w'imbabazi mwuka w'imbabazi mwuka w'imbabazi mwuka w'ubuntu mwuka w'ubuntu mwuka w'ubugwaneza imbuto zose z'umwuka zere kuri aba bantu zijye ziberaho barye mwami bagubwe neza kandi n'abasoromaho abifuza kubasoromaho reshaho negosari reshaho negosari bajye babona ibyo basoroma barye abyibuhe bagubwe neza umukumbi wawe umukumbi wawe uzashira ubukire ku bw'abantu abarwayi bazakire ku bw'abantu bazambika ibiganza bazakire abazafungurira abazacumbikira abazagaburira Mana yo mu ijuru bazagubwe neza ku bw'abantu bahindure data bahindure ibikoresho byawe byera bishimwa n'Imana bahe kwitandukanya n'ubuyobe buriho muri iki gihe bahe kwitandukanya n'ubuhenebere buriho buteye ubwoba niko Pawulo yandikiye Timoteyo ariko ariko wehoho ujye uhunga ibyo arimo amubwira iby'iminsi y'imperuka amubwira ubuhenebere buteye ubwoba mu minsi y'imperuka aramubwira ngo ariko wowe mwana wanjye ujye uhunga ibyo ujye ugera uko nakwigishije arongera aramubwira ngo ntihakagire uhinyura ubusore bwawe ahubwo ujye ucyitegerereza muri byose mu byo uvuga mu byo ukora aramubwira ngo kandi uhugukire kwiga no guhugura aramubwira ngo ujye uhugura uteshe ushoboza ababyeyi ushoboza abakobwa baba barimo ushoboza abagabo ushoboza buri wese aho agiye kurasarira buri wese aho ari mu murimo wawe si ubu batoranyije Mana wabatoranyije kuva kera none ubishyize ku mugaragaro izina ryawe nirishimwe urakoze Mana kuko uje abantu umwuka wawe wera kuko byageze kuri abantu 70 bahamagaye ubwo bose bahamagaraga ngo n'abari basigaye mu ngando ngo nabo barahanuye Mana yo mu ijuru turabasengeye kugira ngo bose umwuka wera w'Imana umwuka wera
umugisha urakoze ndagushimiye nubagire neza nubafashe kandi nubakomeze ibiganza byabo bijuzuza imbaraga zabo ibiganza byabo Mana bisha ibiganza byabo nyagasani bihumanure kandi byuzuze Mana ubwire byose byo kumva ubwoko bwawe ibirenge byabo Mana ndabisengeye kugira ngo aho bizakanagira hose indwara zizahunge ubwo butaka buzere ubwo butaka buzahumanuke amatungo aharaze azabyare mu izina rya Yesu icyo bazakoraho cyose Mana kizahinduka umugisha Mana turabasengeye akanwa kabo wakazi karajya kakuboma koko kandi nyagasani Mana bajya bavuga ijambo ry'ubwenge rihesha abantu agakiza urakoze ndagushimiye uzabushoboza muri byose ukuri Imana ishobora byose urakaba turagushimiye kubyumvise kandi ukoze ibyo tugusabye turagushimiye kandi ko waguye umurimo wawe ubwami bwawe bukaba bwagutse imbaraga z'Imana ziri kuri abantu zijya gusagaragarira muri uyu mujyi wa Rwamagana ndetse no mu karere kose ndetse no mu gihugu hose no hanze y'igihugu turagushimiye ubahaye umugisha wabaremeye no kugukorera Mana uhaye imigisha imiryango yabo uhaye imigisha abatware babo abafasha babo abana babo imiryango yabo yose itorero ryose Mana turabishimiye ko uhaye umugisha nibawutahane kuko warabageneye izina ryawe nirishimwe tugukome amashyi tuguhaye indirimbo izina rya Kristo Yesu amen 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 tugeze mu kiraro muhagurutse rwego komera mubwire bose ko mwegeranye bose bifuze ibintu byiza mwifuza inyigo perezidante bose bifuzanye ibintu byiza umuyobozi w'intebe perezida hanyuma n'abafite abatware bose haleluya reka tuzamure ibiganza muri Imana yacu icyubahiro nishimwe biranejeje rwose nagira ngo nsoreze kuri ku ngingo ya 20 y'amabwiriza agenga abadiyakoni abanyamuhamagaro ibyo musabwa kwirinda yego kuko mutangira urundi rugendo rw'umuhamagaro bose ubundi umudiyakoni ndimo ndabareba ngasanga mwarobanuwe kera umudiyakoni agomba kuba serious cyane ariko nanone akagera akamwenyura keya cyangwa ita keya keya ugatanga keya ariko nanone ukaba serious ko abo muzajya gusaba ko mubahagurutsa ku ntebe bagahagurukira abashyitsi hari n'abo muzahagarika kandi ku ifunguro ryera kugira ngo umva ntabwo twemera kugira gute ni nabwo mugomba kubagenzura abo mushumba azajya ari ifunguro ryera ntabwo tuzajya mwamwemeye abo rero ntabwo ujya useka yego ariko nanone ni umuhudu utaza yego rero ubwo ni ubwenge bw'Imana kandi Imana nabwo irabufitanye n'ubuhaye amen muri ubushobozi yabahaye ukagira ifuhe n'umurimo w'Imana umurimo w'Imana ntugapfe kureba n'uwo yaba ari uwo wese ariko nanone mukigengesera kuko hari abo muzabona babaruta yego ku maranga bashobora gucikwa ariko kandi mugomba kubagarura bizabasaba ko mwicaranize mwarimu wanyu cyangwa pasitori wanyu mubwire mutuva mushumba wacu ABCD yego nuko uyu muhanzi ufite inshingano ikomeye cyane yo gufurira itorero yo kuryitaho kurikuyakuya ndetse no gufasha n'abashumba babo ariko uburyo ariko no kubitaho mu mirimo yabo mu nshingano zabo abashumba n'abazamatorero muri yeye abashumba n'abavuga ngo muzamure turebe muzamure abahindukirira amaso aho bazamuye ibiganza bose mubitegereze ngo barebe ndashaka kuzabona amatama yongeye ntawe tubyumvikaneho nta mushumba ugomba kubananukana
yego agomba kwicaza n'inzara agomba kubakirana agomba inkweto kwisagire gute zamuhengamireho ujye kuba mwabibonye kare sibyo ujye kubitegereza nandi nibavuze ngo bazindure kare ijisho ryanyu rijye rizinduka mbere y'abo yandi majisho yose ubirebe mubyitegereze n'icyo mugomba kugira gute kuko gukora sibyo kuko n'ababura bashinzwe ariko kandi n'abashumba banyu ariko n'abangaba sibyo kuko ijambo ry'Imana ryabitubwiye dore rero ibintu mugomba kwiga biri mu mabwiriza icya mbere no gusiba inama na gahunda z'abadiyakoni nta mpamvu yagaragara wajyaga rwose wigendera uko wumva ko bitemewe kuko Kristo watembeye ariko ubu ngubu nugira n'ahantu ujya guterana cyangwa se hapazwa inama hari gahunda runaka y'itorero ugomba kujya wandika akamesaje sibyo rwose ubuyobozi nubwo kandi waba bazi yuko ufite akazi usanzwe ufite akazi ugomba kugira gute gusaba kumenyesha icya kabiri gukora ibikorwa by'ivugabutumwa arenze n'iz'itorero abarizwamo adafite uruhushya rw'ubuyobozi we ibintu nta mpamvu wagaragara wigira ibyo bivangura inshingano usibye gatatu nta mpamvu inshingano turazisubira kabiri ni kiriya cyo kwirinda gukora ibikorwa by'ivugabutumwa urenze imbibi z'itorero ryabo barizwamo udafite uruhushya rw'ubuyobozi wawe ntabwo ari ukubuza ko wajya kuvuga ubutumwa ahandi cyangwa kujya guteranira ahandi ugomba kugira gute gusaba uruhushya bitabaye ibyo waba wadezatinze waba watorotse urugamba umusirikare rero watorotse urugamba wataye akazi muzabaze ku rugendo ariko mbere bizabaho byanze bikunze twarabarobanuye tubizeye sibyo kandi Imana nayo ibafitiye icyizere natwe tubafitiye icyizere natwe mwifitiye icyizere nagira ngo dusoreze aho ngaho dushimira Imana ku bwanyu igisigaye turacyategura ko amabwiriza biteganya hano mu muhango maze gutangira inshingano bari mu mufisha nagira ngo rero dusabe bageni bacu basubire mu myanya yabo hanyuma noneho tubagezeho amatangazo reka twigire hirya y'abashumba babone aho bahagarara abashumba nibo bajya imbere asa n'abajya inyuma gato turagira ngo mugihagaze aho ngaho ndagira amatorero 28 kandi muri ayo matorero 28 iyi gahunda yo gusengera abadiyakoni bose yahari ariko uyu munsi twahuje amatorero 17 akubiye muri za zone uko ari nyine babwiye hanyuma rero andi matorero uko ari 11 hanyuma hakaba hari gahunda nanone yo gusengera abadiyakoni ku munsi w'ejo uyu muhango ukazabera ku itorero rya Gishari ihariya hirya mu muhanda niho turaba tugiye kuzaza kubana natwe Imana ibamugisha kandi uyu munsi tumaze gusengera abadiyakoni 229 mwafashe kongera Imana kenshi cyane nakomashumba izindi mbaraga murwaye kabose rw'ikubo kandi zizamufasha kugera kuri ya mihigo twashyize muri action plan bizera ko Imana izamusohoza kubera ko kongewe imbaraga kandi ntabwo ari mu badiyakoni gusa turifuza ko uyu muhango ujya kuba ururembo wazakomereza n'abayobozi b'amatorero kandi hakaba hari n'amatorero 3 dufite adafite abayobozi twifuza ko nanone muzadufasha icyo gikorwa mukazagira kidufasha abayobozi b'ayo matorero bakazaboneka kandi tuzi neza ko raporo mwayidusabye turimo turayitunganya neza bitarenze iminsi 2 yari imaze kubageraho Imana ibamugisha rero maze amagambo menshi gahunda nk'iyi nanone turayikuriza ku itorero rya Gishari izamuza y'amatorero agize zone ya Gishari ndetse na zone ya Komangwa umuhango ukazabera hariya gahunda yari isanzwe gucungwa n'amateraniro ayandi matangazo yadasanzwe mwari mu matorero yacu ndagira ngo uyu mwanya wakire ushobore
Murakoze cyane turashimira abashumba ndetse ubwo ni izina ry'abagize ya paruwasi yose n'abandi bakozi b'Imana bo mwarateguye neza iki gikorwa kikaba kigenze neza. By'umwihariko shimira nyine itorero rya Plage ni ukuri pe Imana ibamugisha mwinshi ya Plage se murahari Imana ibamugisha cyane mwarakoze mwakoze kutwakira muri inzu y'Imana kandi yanyu mwakoze mwese mwakoze abashe kubana natwe abakristo b'itorero ryacu n'abaturutse mu yandi matorero atandukanye inshuti n'abavandimwe b'abageni bacu mwese tubasabe umugisha mu izina rya Yesu. Hanyuma birumvikana namwe twongere tubashimire kuba mwaremeye inshingano Imana ikomeze ibabere umugisha kandi ikomeze ibahaye ibyiciro bitandukanye abafite ubumuga n'abandi batandukanye bose n'Imana bashyize imbere mu muto cyane Imana izabayemera niyo bashyize imbere cyane yego kandi bahaye byose kugira ngo nyine mubafashe ariko ni uburyo bw'umubiri ariko no mu buryo bw'umwuka abantu bagiye bashyizwe inyuma y'itorero bari inyuma y'itorero bataterana bahindanye ugende mu bagarura mu nzu y'Imana sibyo bagenda nabi kuba ibyo byose ikindi ariko no gusoza ni uguharanira ububyutse mu matorero ububyutse ugashyiramo imbaraga kugira ngo ubone ububyutse ari mu buryo bwo gusenga ndetse no mu yindi mirimo yose y'Imana iterane ritandukanye ukabitegura mbese umurimo w'Imana ubwami bw'Imana bugufashaho kwamamara no gukwira izina ry'utekanije. Reka dusenge. Mana turamushimiye mu izina rya Yesu tugushima imbabazi nyinshi utugirira tugushima ubuntu bwawe butarondoreka Mana icyubahiro n'ikibi cyawe urakoze kubw'uyu mwanya mwiza umaze gutambuka urakoze kubw'abakozi bawe urakoze kuba wahamagaye umwanya no mu bihe byatambutse urakoze kubw'abashumba urakoze Mana icyubahiro n'igikomeze kuba icyawe washobose rero kandi ukomeze Mana gushyigikira umurimo wawe mu buryo bwose nyagasani Mana natwe umaze kudushyigikira wari wowe umwana waduhamagaye natwe tukumva tugishaka gukorera umwami kandi twumva rwose Mana komeza twifuza gukomeza kudushyigikira urakoze ndagushimiye gendana buri wese utanga umugisha Mana ku basangwa no ku bashyitsi utanga umugisha ku bageni bacu uyu munsi utanga umugisha Mana kuri bose no ku byakozwe byose abitanze bose kugira ngo izi gahunda zigende neza urakoze ndagushimiye bakomeze gushyigikira umushumba w'iparuwasi nabo barifatanyije ushyigikire kandi n'umwami umurimo wawe muri byose Mana natwe kandi tugire neza ubwa byose mu izina rya Kristo Yesu amen. Urakoze Imana ibamugisha umushumba mwakoze natwe kandi nkaba mwaburira ubuzima. Haro nshuti mudukurikira kuri Zaburi ya Mbere TV ndabashuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo mbifuriza amahoro y'Imana. Uyu munsi turi i Rwamagana hamaze kubera umuhango ukomeye umuhango wo kwimika abadiyakoni barenga 200. Mama Yesu ashimwe sahimbazwe amakurikiye makuru ni meza turashimira Imana neza ariko se watangira yibwira abantu gukurikiye witwa ndaye amazina saba Imana Konsesa ndi umubyeyi w'abana 5 ndashima Imana ko yangiriye icyizere ikanyimika kangira umudiyakonikazi ibi bintu bibaye bikubayeho umaze igihe kingana iki ubirota udasinzira nabirose kuva birose yasije nk'ukwezi kumwe ariko muri 2018 Imana nabwo yari yabivuzeho hanyuma ni isezerano nari mfite rimaranye imyaka 2018 ubwo ni imyaka 4 hafi 5 gutyo cyane iyo umuntu ahabwa isezerano n'Imana aba ari we ku giti cye akenshi riba ari ibanga rye nawe nk'abana b'abantu nk'itorero muri rusange ni iki bashingiraho kugira ngo bajye kukwemerera kuba umudiyakoni? Bashingira ku bintu byinshi kuba uri umwizerwa kuba uri inyangamugayo kuba ufite imibanire myiza n'abantu abaturanyi nyine n'abandi bantu muri rusange n'imyitwarire myiza aho usengera mu nzu y'Imana. Umaze kugirwa icyizere n'itorero n'Imana muri rusange ni iki wabwira abakristo
w'itorero ADPR muri rusange niki ugiye gukora ubu ngubu tuvuga? Ni ugukora umurimo w'iyampamagaye hakiri ku manywa kuko ngo bugiye kwira aho umuntu atakibasha gukora. Ubwo rero ngiye gukorera Imana kizemo umwete kizemo imbaraga kugira ngo abari hanze bataramenya umwami Yesu ko ari umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo hanyuma nabo bamumenye tuzabashe kujyana mu gihugu Siyoni. Imana igushoboze byose mu izina rya Yesu. Mukomeze kugira ibihe byiza. Yego murakoze cyane. Zaburi ya mbere.